twabasuje kandi twabaye ikaze mu mipango meze neza n'amahoro. Ibintu ni bombastic, ibintu ni byiza cyane, ngira ngo urabibona ko ndi muri Kamonyi isukuye. Aha ngaha rero Patrick nabikubwiye mbere yuko wenda umuntu asubira mu gihugu cya Mongolia kugira ngo ajye kuzana diplome ndetse mitenza gushakisha umurimo nk'abandi basore bose b'inyarugenge. Nagiraga ngo mbanze nereke kwanza abatura Rwanda bose aho ngiye kubaka ihema ry'Imana. Buriya kera mu gihe cy'abana b'Abisiraheli cyangwa se mu gihe Imana yakomeje kugenda n'abana b'Abisiraheli yarababwiye ati ariko rero umuntu wese uzagira uko tangira kugenda agira akantu azagire anyubakira ihema ryanjye. Ihema muri Bibiliya birimo muri mu bitabo bibanza nyine by'isezerano rya kera birimo mu mwitangiro no mu kuva kubara Abalewi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero nanjye naje muri Kamonyi isukuye ndavuga nti reka wenda nanjye ndebe ahantu ku gasozi mbere yo gusubira mu ngoro nshobora kubaka ihema ry'Imana. Aho ngaho pressure yawe yabaye nyinshi akora impamvu usubiyeho gitaraganya. Hehe muri Mongolia. Muri Mongolia abahungu baraza gutangira kujya babyanika bati tango yaratangiye gukabakaba amageragere none abayagiye. No kuvuga ngo ku munsi wo kwa gatandatu utaha yego rwose ku isaha y'isa 8 n'iminota 15 ngomba kujya kuzana diplome cyangwa se impamyabumenyi. Ariko ugahita ugaruka buretse gato ariko icyo gihe Patrick nkimara gufata gutya impamyabumenyi yanjye mu kigurya sibyo yego trust me uragitse ujya mu buhinzi oya icyo nzi cyo gusa nzakora ngomba kwifatanya n'abandi ba agronome n'abaveterineri tugakora umurimo ndetse u Rwanda tukarukorera mu buryo isuri. Oya para kurwanya isuri no ngo tukongera umusaruro muri mu bihingwa cyangwa se no mu matungo tukagira ibyo twongeramo mu matungo. Ngira ngo waranabibonye ko mfite ihene ngiye kwinjiza ihene zigera kuri 362 yego. So urumva rero zira hene ziramuga zigeze inaha Patrick umukamo wa mbere ni wowe nzabanza. Abantu baze ngo uzagaruka cyangwa ugiye oya se byihorere ubwo se haraheza nko mu Rwanda koko mbikubwiye inshuro zingahe ubwo nawe urumwe mu bantu bashobora kuba bavuga ibyo bintu. Nagari pressure itangazamakuru byihorere urajya kumwa ngo ngenda gira pressure y'ikigorye nka Kariye urajya kumwa ngo ndagira pressure y'ikigorye nka wundi guzurumva ngo mubyeyi urumva nyine abo bantu ariko maze bise ukoresha ijambo mubyeyi uvuga nde bavuga umubyeyi ufite televiziyo ufite televiziyo akana ufite televiziyo kwa byari benshi abyo ufite televiziyo kwa benshi ngo rero mbavuga n'umwaka wa 2025 wakugendekeye neza ushobora kuba ari umwaka wakoreyemo amafaranga menshi cyane. Ako ngwira ndugyango wowe ndagushaka n'umwaka wa 2025 n'umwaka wagendekeye neza ako Patrick kaza kubiza ukuri namuriwe kugira ngo uzajye kwiga hanze bino birasura bigora cyane kumushyira ku muzaga ini viazi gani viazi sukari pomme de terre kwa jina wewe ni nani kwa jina izina ryawe kwa jina Yesu jina lako kwa jina na Yesu Kayobotsi watangiye gahunda yo gucuruza ibiraha ryari ubuse wowe wari wahaze no ngeri ibiraha bibiri genda bikurikira siko bimeze arakuguriye yashyire kuri momo ndakuguriye nyine yashyire kuri momo oya ushobora kugira ubwoba oya harabirya umaze kwishyura ushobora kugira ubwoba yuko utari bwishyure nanyuze ngo gusuramutse ngo ndamutse mweyemwo agatabi ugasanzwe akayoga ngiye ngura ibirahuro byanze ako namaze kunywa amaziwa akora kuvuga ururimi rwo hanze cyane gusa numvise utaruzi neza nakabaje ngo kwa jina wowe ni nani birakunanira yakubonye ngira ngageze ngabonye umunyamahanga agiye kwiyibira neza wana dasetsa wana tabyumvise ufite umugore n'abana umwana umwe ese kumoka iko numva uvuga ikinyarwanda cya umwana umunyagisenyi aho kugwara amaso
Gishagasha. Nibyo wanyweye. birihe Asante sana. Ino Kigali najya ngo Kigali niba bikomeye naho ni intango kurya ugahaga biragoye. Kigali kugira ngo uzabone icyo urya. Aho ukunda kubaza abantu niba bafite umugore n'abana wowe kandi ntacyo wibwira kuko ukunda kwibaza abantu cyane. Buriya jewe rero ibintu byo kuba umuntu yashaka amagingo ayanga cyangwa se kubyara imburagihe mbitinya kubi niyo mpamvu ubona nigengesera nkanabyitondamo. None se ntihari abantu uzi b'abashuti bacu wenda ntari buvugira ahangaha bagiye babyara bihuse ugasanga no kurera, usanga n'umwana ari hafi kujya mu muhondo, ugasanga no kurera nabyo ni ikibazo. Ibaze kuba waba uri nk'umubyeyi umugore cyangwa umugabo ukaba wamara umunsi utazi ukuntu umwana wawe yiriwe, niba ari yariye cyangwa yanyweye cyangwa se utanohereje wenda n'inote ya 500. kuba warabyaye byawe bimaze iki? Ibyo nkubwira nicyo uba wanga ariko ufite ubushobozi, ufite amafaranga. Kandi aribyo nyine nkubwira, ariko kwa ko ntaragira ubushobozi bwo kuba nashyiraho buri munsi 1000 narabitinye rero. Bivuze ko kirazira ko umuntu yagashatse umugore cyangwa umwana nta bushobozi. Kirazira kikanaziririzwa kuko buriya ni na Bibiliya ivuga ko umuntu wese cyangwa se itungo ryari ryose utabasha kuba warera neza ndetse ngo naryo ribone ibyo rikwiye uzarirekurera ryigendere. Ari umuntu rero birutwa no kutamubyara. Abakene babyaye nuri buze kutuma biheba. Arababyara par accident urukumva, ariko ugasanga nyine umwana abayeho ubuzima atagakwiye kubamo, ikiremwa muntu kitagakwiye kubamo. Abo nabo niyo mpamvu leta yashyizeho gahunda yo gufasha les enfants de la rue, yo gufasha abatishoboye, gahunda ya nkunganire. Yego, ubivuze neza, gahunda ya nkunganire. Ni ukuvuga ngo leta yararebye rero batari abantu mu gani baba batifashije kandi babyaye kandi bafite abana. Uzize gahunda ya nkunganire wajya gutera iseseme udafite umwana uri umusore, kandi hari akazi k'ikiyede kenshi. Ako uko badashaka gukora iyo mirimo, iyo mirimo y'ibiyede ko ngo badashaka kuyikora, bashaka kwibyukira yibereye kuri sinapu, yibereye kuri TikTok, barashaka kubyuka bumva ngo bakize. Ari niyo mpamvu uzasanga urubyiruko rwinshi rwibereye muri za betting, imikino y'amahirwe. Abandi nabo ngo barakubwira ngo ni abatrader, ariko hari abantu ngo byahiriye gutradinga. Ariko benshi nyine yarigeyo muhuye mwaka nka kibiri nayabona. Ariko se wazanyeretse umutrader urukumva koko byanyabyo byahiriye. Ngo arigiye byagenze neza mfatamo, ngo arigiye byagenze neza mfatamo nk'amadolari 200. Oya byihore ibyo no kubeshya. None wamubaza nka 5 ukumva nabi. Ibyo no kubeshya. Ni nk'aba bandi bakubwira ngo ngewe ngo ubundi ebane ngo ndi master wo gukora pari. Ngo ejo bundi ngo Tottenham ngo niyo nyine abinyicisha. Ngo Aston Villa sangwe yambuye. Ngo nari ndiye miliyoni 10. Aston Villa ngira yambuze. Uziko abantu ngoye kubetika ndaza ngo mite nishura inzu. Ngiye mpamya neza ntashidikanya ko kandi ibyo bintu bihuriyeho n'abantu benshi. Umuntu wese ubetinga bafite ubwenge buke. Abantu byahiriye. Abantu byakijije. Abantu byahinduye imbwa. Benshi ndabonda basi. Nkande ndanasuhuza abantu mwese mwahindutse imbwa ndetse mugahinduka imbwa. None wadukurikiye kuri internet za betting. Umuntu wese ahubwo umusore rwose giye ujya kubetinga mufatanye nk'ikigoryi. Ariko se ujya ngo nari abantu byakije. Ibyo bya betting uwo nawe nta muntu ukizwa n'imikino y'amahirwe. Kuki batazifunga se? No, urumva ni business muzindi sibyo, ndetse barasura bagakora iyo bwabaga nyine kugira ngo babane neza na leta. So ntago wahita uzifunga kandi ari business muzindi. Ni nk'ukuntu bavuga ngo bajye gufunga ngo company zikora inzoga cyangwa amata. Hari ubwo abantu bayoboye ko zica no kwitabi kandi ari yo kwitabi riri ku buzima kandi abantu bakarimwe. Ako zikora abantu babyukira muri betting buri munsi nyine nkuko byukuje gukora ibiganiro. Akabyukira muri betting. Bo bageze kuki? Bo bageze kuki? Ku mapari. Ngo baze gukora udupari. Hari abantu ngo usanga mugoza ngo wankureye isipari. Ngo ari abahanga mu kwanariza. Ariko akenshi usanga bahusha. Ngo ari imwe ngo ibyica. Nibyo nkubwira. Hari n'abagomba kuza, hari n'abaza kureba kino kiganiro basanzwe babetinga. Rwose mwabavandimwe mwenda bizi murankunda pe. Hari n'abahungu bangerekanye nyanca ku muza betting abatera za peace. Nkanabibutsa ko ari abaribwe. Kuki se biziko baribwe? Nuko byanze nyine bariwe n'ubuzima. Urakoze cyane. Ugasanga umuntu ari baragusaba inote y'igihumbi ngo kugira ngo ajye kubetingira Sevilla. Atanazi byaye. Urakoze cyane. Umwana akavuga ngo ngiye ngo umwana liste ngejo bundi ngo Sevilla ngiherutse gutsindira iwabo urone ngo ubu ugiye gukina kandi mwibahuye ngo iri muzanyuma ngo n'umukinnyi wawe wavunitse. Nibyo urumva rero ariko urumva abantu bavuga ngo imirimo yarabose.
imirimo kuba ihari irahari kandi myinshi cyane muri iki gihugu. Abantu bari barazamura amazu menshi cyane, urumva ko imirimo y'ikiyede irahari, ahubwo aba engineer babuze abantu bahereza umurimo w'ikiyede, ahubwo abasore baheragiye abakobwa none batakora ikiyede, abakobwa batakora ikiyede. Hari na yebu iri hariya irahayaringa buri munsi bagiye gukokora amakawa. Aho basuye mwana uzikora no kujya byemeye neza. Hari n'abantu usigaye urangira nk'akazi ko mu kabari kiryitana nakemera atunganya kora ijoro rimwe, uragenda ukajya gutereka inzara, njya nibaza ziriya nzara ubundi bagenda bakanatereka abakobwa ubundi bitawaza bate? Ikibazo ni ikibazo, nagira ngo uyu muntu yitawaza agezamo akaboko, ndabizi ziriya nzara zatuma umuntu ageramo, ariko se ko bayakorera ngo mu ijoro